Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Twongeye kuguheza ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe, imigisha y'Imana ikuzeho, imbaraga z'Imana zikurinde kandi zikugote mu izina rya Yesu. Imana rero iragukunda, Imana ikwitayeho. Uyu munsi turashaka kugusengera kuri ubwo burwayi ufite, kuri izo ntambara ufite, kuri ibyo bibazo. Hari isengesho Imana yifuje yuko twasengana mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero, iri funguro ry'uyu munsi, by'umwihariko turashaka gufata umwanya tugasenga, kandi tukagusengera wowe ubabaye, wowe ufite ikibazo, wowe urwaje, wowe ufite intambara, amakuba impande zose. Ariko Kristo ni muzima, Kristo yaranesheje, Kristo yaratsinze. Imana yacu nihimbazwe ibihe byose. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko ibice 16. Ndasoma umurongo wa 17. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko ibice byaho 16 ku murongo waho ni uwa 17. Handitse ngo iki? Havuze ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, amen, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, amina. Ndagira ngo mvugane nawe. Bibiliya yavuze ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera. Bivuga ngo impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibimenyetso bizagumana, mu yandi magambo, mu isezerano rya kera umwuka wera yazaga ku muntu aje kumukoresha icyo amukoresha, yarangiza kugikora umwuka wera akagenda. Ariko muri iki sezerano rica, umwuka wera Imana yarawumucuncumuye, yaramuduhaye ngo agumane natwe iminsi yose. Umwuka wera rero ari kumwe natwe ibihe byose, kugira ngo akorane natwe imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Mu yandi magambo, ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, nirukanye imbaraga yose y'uburwayi, nirukanye imbaraga z'amahembe, nirukanye imbaraga z'amagini, nirukanye imbaraga z'ibitega, nirukanye imyuka mibi y'abarangi, nirukanye ibyo baguteze, nirukanye ibyagufashe mu nda, nirukanye ibyagufashe umugongo, nirukanye ibyafashe umutwe wawe. Ndirukana satani n'abadayimoni. Rekura ubuzima bwe, rekura umutwe we, rekura mu nda ye, rekura aya maguru ye. Ndategetse mu izina rya Yesu, nini watra none ahangaha imbaraga yose itavuga Imana yafashe ubuzima bwawe, nikurekure. Rekura amaguru ye, rekura amaso ye, rekura umutwe we, rekura amaboko ye, rekura umugongo we, rekura taya mwili wado elasi eledra, katika jina na Yesu. Wambaraga we, rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bw'umwana we, rekura ubuzima bw'umugabo we, rekura ubuzima bw'umudamu we, katika jina na Yesu. Ndagusenya, ndakurimbura, katika jina na Yesu. Shitopi elalobro shandi eniwa tayabone elodra, mu izina rya Yesu. Ibimenyetso bigendana n'abizera, tugomba kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Tuhagaze mu ijambo rya nyir'ijambo, tuhagaze mu butwari, turirukana imbaraga yose yakubujije amahoro mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, Imana yacu ihabwa icubahiro mu izina rya Yesu, amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Ikomeje ivuga ngo
ngo kandi bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka na sikoropiyo, bazanywa ikintu cyica ariko ntacyo kizabatwara. Ndagira ngo mvugane n'abantu badukurikiye. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu bagiye bahabwa amarozi bakayajya bakayanywa, ariko Imana ikabarengera ikabarokora kubera ijambo ry'Imana ngo muzanywa n'ibyo kurya ibyo kunywa byica ariko ntimuzapfa, n'ibyo kurya bipfuye ariko ntimupfe. Ntituvuze ko hari abantu bashobora kugenda, ariko Imana yo mu ijuru turayishimira yuko hari abantu batanga ubuhamya bakavuga ngo nariye uburozi, nanyweye uburozi, ariko Imana irandutse, none ndiho. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yacu ifite amaboko, kukwereka yuko ibyatwaye abandi weho bikagusiga si uko byabuze imbaraga, ahubwo ni Imana yakwimanye. Imana ipangira icubahiro mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, Imana yacu ihabwa icubahiro. Haleluya. Rindi jambo riravuze ngo bazafata kandi banywe ikintu cyose cyica, nta kintu kizagira icyo kibatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Iri ni ijambo rivuze ngo bazarambika ibiganza. Ubundi ijambo ry'Imana nguko ribitubwiye, ntabwo abanyamasengesho cyangwa se twebwe ari twe dukiza indwara, ahubwo twebwe ibyacu ni ugusenga tukarambika ibiganza ku barwayi. Kristo uri muri twebwe agakora imirimo. Ndagusengeye mu kwizera, ngurambitseho ikiganza kandi ndasenze ngo iyo ndwara ikire. Ndagusengeye ngurambitseho ikiganza mu kwizera. Nawe tangira wizere ko hari ikiganza ngurambitseho, kandi ntiwizere yuko ari ikiganza cya rusangiza, ahubwo wizere ko ari ikiganza cya Yesu, kuko ikiganza cya Yesu nicyo gikiza. Ikiganza cya Yesu nicyo gikiza indwara iyo ari yo yose. Muganga birashoboka ko yagusezereye akakubwira ati iyi ndwara ntabwo igikira. Birashoboka ko bakubwiye ngo na runaka iyi ndwara niyo yamwishe. Birashoboka yuko baguhaye ibihamya bakakwereka abo yagiye yangiza, ariko ndasenze none ahangaha uyu mwanya ndagusengeye ngurambitseho ikiganza cy'Imana, ikiganza cy'umwana w'intama w'Imana. Kristo nagukize. Biganza bya Yesu biracakiza, biganza bya Yesu biracazura, biganza bya Yesu biracafite uburyo. Ndakutifo edro, ikiganza cya Yesu nigukize, nikigukize, nikigukize, nikigukize. Kira, 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 kira. Ndasenze mu izina rya Yesu, kiganza cya Yesu kigukize iyi diabete. Zamura kwizera mama, zamura kwizera wa mugabo, zamura kwizera wa mukobwa, wa musore we, weho utwumva. Enito kitala wazobre, tangira wizere, tangira wizere, tangira wizere. Ndabona hari ibiremeka, ndabona hari imbaraga z'Imana. Ibiganza bya Yesu biracakiza, birakiza diabete, biracakiza kanseri, biracakiza umuvuduko, biracakiza sida, biracakiza ama infection, biracakiza imitwe yananiranye, biracakiza ibibyimba, biracakiza niwa taya eredro, imvune zikakira. Kira, 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 kira. Hitalawa sokitamo efo estance. Kira, 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 kira. Hini taya enewa do evodra. Ndasengera umurwayi urwanje, nakire none ahangaha, nakire none ahangaha, nakire none ahangaha. Kira wa mwana we, kira wa musore we, kira wa mukobwa we, mu izina rya Yesu. Kiganza cya Yesu nigikora ibitangaza, kiganza cya Yesu nigikora imirimo, kiganza cya Yesu nikizure, kiganza cya Yesu meni wado edro shawa moego taibigufo shando de kusharabra shoni drostifakato eni kotiko de maxodra paigo tifo estance. Chira, 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 chira. Hitana wasokiti diminifo.
kira 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 kira. Ndagutandukanya n'iyo ndwara, ndagutandukanya n'indwara, ndagutandukanya n'indwara, ndagutandukanya n'indwara. Sohoka wa ndwara we, sohoka wa ndwara we, sohoka wa ndwara we, sohoka wa bibyimba we, sohoka wa diyabete we, sohoka wa kanseri we. Tiki godimi ni hotaka shiti biri hoigo mu izina rya Yesu. Kristo aracyakiza, Kristo aracyazura. Hari imbaraga zigukozeho, hari imbaraga zigukijije, hari imbaraga zigukijije. Nito kido erefo. Kwa muganga bazatangazwa n'ibisubizo bazabona, bazatangazwa n'ibyo bazabona. Hito pikita ya mo eredo hito stanso edro. Kira 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kira kira kiri iyo ndwara, kiri iyo ndwara, kiri iyo ndwara. Kira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Shini topaya eredro. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Elohim, urakoze El Shaddai, urakoze Jehova, urakoze Shama, urakoze Adonai. Cyubahiro ni icyawe, ganza utegeke kandi byose ubikoze ng'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Wakira ishimwe mu izina rya Yesu, wakira ishimwe mu izina rya Yesu, ni wakira ishimwe mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Kwizera kwawe kuragukijije, kwizera kwawe kuragukijije mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, Imana ikugirire neza. Hanyuma hamwe no gufatanya gukomeza gusenga, niyo mpamvu tuba twashizeho na nimero ya telefone yacu aho ngaho kuri ekara, kuri screen. Nimero yacu irahari. Ufite ikindi watugezaho cyifuzo ngo dusengane Imana, cy'uburwayi ukuntu bimeze, ushaka kutubwira kamasengesho yakoze imirimo n'ibitangaza, wibyihererana duhamagare kugira ngo tumenye ngo ese serivisi dutanga zirabanogeye cyangwa se zirakora. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Nimero yacu niyo ngiyo, ni 07 50 50 8 29. 07 50 50 8 29. Ni Rusangiza Jean de Dieu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.